Icyo wakora nyuma yo kurota izi nzozi. Rero iyo urose izi nzozi ntuba ugomba gucika intege cyangwa se kugira ubwoba. Dore icyo inzoka ishushanya. Inzoka ni kimwe mu bimenyetso bikomeye mu nzozi. Iyo uyibonye ikwizingiyeho cyangwa se ukabona yakurumye cyangwa yakuriye, haba ari ikimenyetso cy'umwanzi, uburiganya cyangwa se ikintu gishaka kukugirira nabi. Nongeye kubasuhuza nk'uko mumaze kugenda mubimenyera cyane, njyewe nitwa Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Ubwo rero mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe inzozi umukunzi wacu yatwandikiye cyangwa se yadusabye yuko twamusobanurira rwose, ngo zabashije kuba zagenda zimutera ubwoba. Ngo yarose inzoka imuruma mu kiganza cy'ibumoso. Ese izi nzozi zisobanura iki? None se izi nzozi ni mbi cyangwa hari ikintu gikomeye Imana yamwerekaga? Ibi ngibi ndetse n'ibindi byose uri kwibaza kuri izi nzozi, ndagusabye ngo umpe akanya katari karekare cyane tubiganireho, cyangwa se mbashe kugenda nkusobanurira byinshi kuri izi nzozi zo kurota uribwa n'inzoka cyangwa se ubona inzoka yakurumye. Nkubwira ko izi nzozi zidapfa kuza gusa, byanga byakunda haba hari ubutumwa. Reka turebere hamwe icyo inzoka isobanuye cyangwa se ivuze mu nzozi. Inzoka ni kimwe mu bimenyetso bikomeye mu nzozi. Iyo uyibonye ikwizingiyeho cyangwa se ukabona yakurumye cyangwa yakuriye, haba ari ikimenyetso cy'umwanzi, uburiganya cyangwa se ikintu gishaka kukugirira nabi. Waba ukizi cyangwa se utanakizi, kiva kuba gishaka kuba cyakugirira nabi cyane. Inzoka ishushanya ibintu bigiye bitandukanye. Icya mbere, umuntu wihebeye inyuma yawe, umwanzi wihishe cyangwa se ikibazo cyihishe kiri hafi kuba cyakugeraho, nyine kikaba kitari cyagaragara ariko kikaba cyiteguye kuba cyakugeraho. Cyangwa se nanone umwuka mubi cyangwa ingeso mbi zishaka kukwiyambika. Niba rero wayibonye ikuruma, bivuze ko hari ikintu cyangwa se umuntu mu buzima bwawe ushaka kuba yakugirira nabi. Reka tugende ku gice cya kabiri nabwo twumve ubundi busobanuro bugiye buhari kandi butandukanye. Twibaze ngo ese kuki yamurumye ku kiganza cy'ibumoso? Kuki iyo nzoka yamurumye ku kiganza cy'ibumoso? Uruhande rw'ibumoso rushushanya ubugwaneza, inshuti za hafi, amarangamutima n'urukundo, imibanire n'abandi. Iyo inzoka rero ikurumye ibumoso, ni ikimenyetso ko hari ikibazo cyangwa se igikomere gituruka ku muntu wa hafi, nk'inshuti yawe, umuvandimwe cyangwa se umuntu wizeye cyane, cyangwa umuntu mukorana. Bishobora kandi kuba hari nk'umuntu wagiye akubabaza cyane cyangwa se akaba ateganya kuba yagutenguha. Tukiri aha ngaha rero, nibutse wowe mushyashya kuba wakanda subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza cyane, kandi mukomeze kugenda musharinga zino video zigere no ku bandi bagiye batandukanye, mwifashishije amasitati yanyu ndetse na za groupe mugiye murimo. Nkibutsa ko nanone mu Chanzu.com ariho hantu aba content creator twese turimo tugurira ibikoresho bijyanye n'icyerekezo, ama sound card, ama microphone, ama stand, ama ring light, byinshi bigiye bitandukanye kabisa, byose by'aba content creator niho turi kuba twakura ibyo byose. Rero mu Chanzu.com si ngombwa ngo ujye kubareba, wowe niyo ubahamagaye ukababwira aho uri bakugezaho ibikoresho byose wifuza, kandi twibutsa ko tugurisha neza kandi kuri promotion bitewe n'ikintu ushaka. Rero nk'umu content creator nibikagutangaze buriya, ibaza ko microphone ya mbere cyangwa se ya make ya 12 nayo ihari, 12 kuzamura kugeza ku 100 biterwa niyo wumva wowe wifuza. Rero wifuje kuba wavugisha n'undi, namba zabo ni 0782 42 11 33, ni ku Chanzu.com niho byose biba biri kubera. Reka dukomeze n'inzozi zacu. Hano ku gice cya gatatu ho reka turebere hamwe ikiganza. turebe ngo ese kiba gishatse kuba cyo cyavuga cyangwa se cyasobanura iki.
ikiganza, akazi ndetse n'imbaraga. Ikiganza nicyo dukoresha dukora ibintu byose mu buzima cyangwa se ibintu bigiye bitandukanye. Rero ni ikimenyetso cy'ubushobozi, imirimo, impano n'ibikorwa byawe bindi bigiye bitandukanye. Kurumwa n'inzoka rero ku kiganza ni ikimenyetso cy'uko hari umuntu ushaka guhagarika iterambere ryawe, cyangwa se hari umuntu ushaka kukubuza kugera ku nzozi zawe uba wari wifuza kuba wageraho. Hari imbaraga mbi zigambiriye guca intege ibikorwa byawe byose. Ni inzozi zigaragaza ko hari inzitizi zishobora kuza mu mushinga wawe, cyangwa se mu mushinga uri gukora, cyangwa nanone mu nzozi zawe wifuza kugeraho. Byumve neza cyane. Reka twihute tujya ku ngingo ya 4. Icyo wakora nyuma yo kurota izi nzozi. Rero iyo urose izi nzozi ntuba ugomba gucika intege cyangwa se kugira ubwoba. Imana ibigushyuriye ngo witegure, usenge kandi wite kubo wizeye. Dore ibyo ugomba kuba wakora: gusenga no gusabira uburinzi ku muryango wawe ndetse n'ubuzima bwawe muri rusange. Kugira ubushishozi, ukamenya uwo ugirira icyizere, ndetse ugafata umwanya wo kureba neza abo mukorana cyangwa se abo mubana. Kwizera ko hari ibyiza biri imbere, ariko ugomba kubirinda no kubirwanirira. Icyo ni ikintu ugomba kumenya cyane. Uku ni nako ndi kugenda rero ngana ku musozo nkubwira ngo nimba warigeze kurota inzozi zikagutera ubwoba, ni byiza ko wanyandikira muri comment nkagufasha. Reka dore ubutaha ngende izo ndabakunda cyane. Hasta la vista.